mu buhanga bw'abanyarwanda nibo bavuga ko ibuye ryagaragaye riba ritakisha isuka. mu nzira tunyuramo duhura n'amabuye menshi tugenda dusitaraho kubwo kutamenya abo tugendana nabo ndetse n'inzira tunyuramo. reka nkubwire iri kugira ngo utazigera urisitaraho. nitwa Aloysi Habiyambere, mbibutsa ko turi kumva the secret behind. iyi ni inkuru y'umukobwa tutari buze gutangaza amazina ye, gusa yabonye ko yafasha benshi, yifuzwa ko yakumvwa na benshi. yagize ati, igihe nigaga mu wa 4 w'amashuri abanza naje gukundana n'umusore wigaga mu wa 6 w'amashuri abanza, ni ukuvuga twese twigaga primaire. mu gihe yari amaze gutsinda ikizamini cya leta yahise akomeza yisumbuye igihe wasiga primaire, nanjye nimukiye mu mwaka wa 5. ntabwo twigeze twongera kubonana ubwo yari agiye segonderi, haciyeho imyaka myinshi. mu gihe nari nararangije nawe yararangije, twaje guhurira kuri Facebook, aranyandikira. twarakomeje tukajya twandikirana kuri Facebook. gusa mu magambo ye wumvaga ko ari umusore wakijijwe, ukunda Imana kandi ukunda gusenga. yanambwiye ko ari umucuranzi ukomeye mu rusengero, cyane ko kuva na kera wabonaga bikunda cyane, kandi n'ubundi nari muza asenga. yaje kunsaba ko twazabonana ndetse ndamwemerera. ntabwo byatinze, twaje gupanga aho guhurira ndetse turanahura. nasanze yarabaye umusore mwiza cyane ugereranije nuko namutekerezaga mu myaka yo hasi. twaraganiriye biratinda, twibukiranye ibihe by'ubuto ndetse anansaba ko twasubukura urukundo. birumvikana ko ntabwo nari kumwangira, cyane ko nanjye nari namaze kumukunda. twinjiye mu rukundo biratinda, cyane ko yanyerekaga ko akijijwe kandi nanjye ari we musore numvaga nshaka. yansabye ko namusura, ndamusura, turaganira bisanzwe, mva y'amahoro rwose nta gikozwe, atanangaragarije imico mibi nk'iy'abandi basore. namusuye inshuro 5 zose, nta kintu na gitoya mbona arahindukaho, mbona inzira ari ya yindi igana mu ijuru. yaje kumenyana n'inshuti yanjye y'umukobwa twakundanaga cyane, twabanaga kenshi, twabaga turi kumwe kenshi, ndetse nabo baba inshuti. gusa nanjye narasengaga, kandi n'uwo mukobwa w'inshuti yanjye nawe yarasengaga. twese twari tubaye 3 kandi dusenga. baje kujya baganira kenshi nkabimenya, kuko uwo mukobwa w'inshuti yanjye yarabimbwiraga, yewe na sheri wanjye akabimbwira, ariko numvaga ntacyo bitwaye kuko bose bari bakijijwe. igihe cyaje kugera, wa mukobwa w'inshuti yanjye ajya gusura sheri wanjye ntabizi. kuri uwo munsi bahise banaryamana. muri uko kuryamana naje kubimenya. ntabwo mbabwira inzira ziziguye nabimenyemo, gusa narabimenye kandi mbona ibimenyetso byose byemeza ko ari ukuri. naje kubibaza sheri wanjye, arabinyemerera kuko yabonaga naramaze kubimenya kandi atagifite ubwihisho. yansabye imbabazi, ndamubabarira. gusa mugenzi wanjye w'umukobwa we twahise dutandukana ubwo, kuko yagize amasoni yo kuzongera kumvugisha ukundi. gusa guhera icyo gihe sinigeze nongera guhuza ngo tuganire na sheri wanjye uko byari bisanzwe. nabonaga hari ibintu byinshi akomeza kugenda nkinga. kumpamagara byaragabanutse, gusa nkakomeza kandi kumva amakuru ko yaba ari mu rukundo n'undi mukobwa. kumpamagara biragabanuka, kugeza ubwo yaje kujya mpamagara rimwe gusa mu kwezi. nabimubaza niba afite undi mukobwa bakundana, akabihakana. bagenzi banjye bose bari bamaze kunyita umusazi, kuko urukundo namukundaga rwari rwinshi kandi babona we atanyitayeho. bangiraga inama zo kumureka, ariko nkumva umutima wanjye utabasha kubyakira. yashoje agira ati, nifuje gutangaza izi nkuru kugira ngo hatazagira n'undi mugenzi wanjye ugwa mu mutego nk'uyu nguyu. ntabwo ndi kugisha inama, kuko umutima wanjye wamaze kwanzura ko ngomba kumureka, ndetse byaranarangiye rwose nta kindimo, nubwo bitari binyoroheye kumwikuramo. njye ndakijijwe, ndacyasenga, ntabwo byigeze binca intege kuko ndi ku isezerano ry'Imana. hari byinshi Imana yagiye imbwira kandi rwose niringiye ko bizaba.
njya nibuka ikosa rimwe nicuza mu gukundana n'uyu musore, ni uko bwa mbere duhura nahise mukunda, kandi ubundi nakundaga kubanza kubaza Imana nkafata igihe nkasenga, ariko sinigeze mfata uwo mwanya kuko uko namubonye kandi uko yari yambwiye ko akijijwe kandi nanjye ngasanga akijijwe, nahise numva mukunze ngwa mu rukundo gutyo. Birashoboka ko nawe hari abakwishushanyaho mu buzima. Dukunda kugirira abantu icyizere kubera ko ari umuvugabutumwa ukomeye cyangwa akijijwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ariko bene nk'ujya umwitondera ubanza usenge kubera ko ukijijwe nyakuri azwi n'Imana yonyine. Kumenya ugukunda by'ukuri biragoye, ntibisaba kubitekerezaho kabiri gusa, bisaba gusenga ukabaza Imana. Iyi nkuru naha yayirangirije. Ese wowe waba warahuye n'ibyo cyangwa n'ibindi bisa nabyo? Gusa niba bitaranakubaho, niba uri umuhungu cyangwa umukobwa, iyi nkuru ije kugira ngo usobanukirwe neza ko bibaho, hanyuma nibikugeraho uzamenye uko byitwaramo. Mu buzima bwa buri munsi aba bantu batandukanye, aba bantu tubana nabo, twirirwana nabo, dukorana nabo, dusangira nabo, tugendana nabo. Turabashimiye ko iyi nkuru hari icyo yubatse mu bugingo. Ni the secret behind mwari murimo kumva, mutegurirwa mukagezwaho nanjye Aloyizi Habiyambere. Muhorane Imana.